Imana we Imana ishobora n'izingara zirya n'izinga nizo yirirwa yirira oya ntambwe ry'indimi ariko nyambaye n'imbwa Zikaze bakunzi ba Olivia TV aho muherereye hose habe mu Rwanda muri Afrika muri Amerika iburayi muri Aziya n'ahandi hose hari umugabane nsize safi umugabane hari umugabane n'umwe nsize oya ntaho hose buzi Afrika cameraman tumeze neza ibintu ni sawa muri rusange hose urabasuhuje uyu mubyeyi wacu arasa neza cyane arasa n'ubwiza bw'Imana ubu yambyara umwana ureshya Doriso mu byihore tubisuza abantu ariko sibyo tubisuza abantu abakunzi bacu ba Olivia TV show aho baherereye hose turabaramukije tumaze iminsi tari kuboneka neza ariko turagarutse mu mwambaro mwiza nambaye sinzi cameraman abigaragaza handitseho Olivia TV show mu minsi iri imbere aba bagabo n'uyu mugore n'ababandi bose barajya bambara imipira yanditseho Olivia TV show nje nzabona unkwira tuzashaka uruhu rw'inka basuhuza rero mu kiganiro none ndabasuje abasilamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abakristu Yesu nashimwe cyane bo abakatolike Yesu ashimwe bo abastari mumeze mutese wana ndabemera nanjye mumeze bon ewana ibintu turimo turabikora gake cyane okay bo ndabasuje nanjye ndabakunda mwari munkumbuye kumbona ka gatoto mbona murabizi abantu barankunda okay tuye kuri Safia nawe suza abantu muraho neza murakomeye nanjye mko mubizi nitwa Safia ndabakunda cyane abafana ndabakunda abatamfana nabwo ndabakunda turabasuje cyane hano turi kuri Olivia TV show mujye mudukurikirana tubahe show turabakunda okay Safia nakwita Olivia ko nta kibazo nta Olivia nta Safia bose twamaze kuba hagati k'igubiranye turamusuhuza nawe aho herereye turamusuhuje mami yewe nifuza kumubona ariko akomeza sinzi azaza ryari nge nifuza kuzamubona yigeze kutubwira ko ashobora kuzaza mu mpera nzamushira ku mugongo ariko n'inzovu ari umusabye inzovu arabate ngewe uzaza ngutekera ihene mana yanjye ihene yose ndayiye ariko se buranzovu yashobora guteka nzamujyana kwa ariko nzovu yaravuze ngo ihene agaciro kayo muzakambaza ari nge amafaranga aguze ihene ngize ariko mucoma hazaba hari mucoma ariko Olivia ntabwo bitwemereye nawe wazotsa ngewe ntako yazimara uyu nguyu yazotsa cyo nuko zamwotsa okay Safia iri joro warabiriye iki iri joro narayendiye pilawu n'isombe n'inyama ndirira rega nta mpamvu yo kutarewe kwiyimba ugomba kurya ubifite urarya utabifite inyama fupi azi neza ko aziheruka kuri Noheli ubu muhemukiye cyane uyu nguyu ngazerwa kera uzi hariya ku iposita yirirwa Imana we Imana ishobora n'izingara zirya n'izinga nizo yirirwa yirira oya ntambwe ry'indimi ariko nyambaye n'imbwa nta imbwa yo mu bakire ntambwe ry'indimi nta imbwa y'inzungu ariko ntambwe ry'indimi ibyo ngewe warumbwiye ndashaka kugira abantu clear neza ngewe ku giti cyanjye nkubwiye ngo ngo nagushakira telefone na telefone ufite ni telefone nyine hari ubwoko basi runaka kandi mu bantu muziranye ndizera ko atari ngewe muntu wa mbere ubaho ndavuga ko ku iposita ari kuri telefone okaziyo ariko uyiguranye kurya inyama kandi ara ku iposita ku munsi urya inyama nka gatatu icyo nanyivuyeho namubwiye ngo telefone mpamvu nayo gutuma nkubonamo ubunyangamugayo wandika telefone ikiri nzima kandi guzwe neza mu buryo bwizewe kuko ntabwo wiba wowe ntabwo ngende fupi ntabwo yiba ariko se fupa bayiba bivuge oya bivuge ako niba bidakomeye cyane andikamwe ubwoba ngiye kuvugira ibyawe bakumuganagaro impamvu ufatiba abaye yiba rwose niho hamara ukwezi yego ntabwo hamara ukwezi no mukanya agiye kwiba ntabwo abikubwiye se mukanya kwiba agiye kwiga examen mu yabivuze nabi mfite examen kubera ko nge ndi umunyeshuri rata mbonereho n'abantu banyikundira bo mba mbayeho ubuzima nyine bwo gushakisha ku ruhande ako nyine ndi umunyeshuri ndashakisha nyine mu ako byo bivuga nandeba
yego nanone ngiye kumena umuceri umenewe rero reka mbabwire umene urabyumva umene ejo bundi Safia yari yarwaye mu nda Yes. urabyumva noneho bawitonze mena umuceri umene rwose umene kandi umene neza urabyumva cyangwa umenye umunda n'ukuri akunda kurya byadanje ntawe byanga ariko nturye bya biryo bimwe bigutera ikibazo kubera ko no muri Bibiliya biranditse muri Bibiliya biranditse ngo ibyo bitagutera ibibazo kurya cyane bihinduka icyaha reka mbabwire rero Safia ashobora kurya umureti agashyiramo ipilawu agashyiramo umuceri usanzwe agashyiramo isombe agashyiramo n'inyama agashyiramo n'imboga yego mwanzuki ejo bundi yaraje reka nkubwiye urabyumva bambesheye era nubwo njya ndya ibiryo byinshi nubwo ngana gutya duke cyane mana arimo arambuza kubivuga umuceri wawe uwugereje wawumenye ko ubusandaguza basi nawe usandaguza aya nakureke ndakoze umurekeraho ntikibaze umuntu ungana atya yarwaye mu nda none igahibaze nyine nawe hari utuntu bajya barya bano bacuruza imiti gakondo uretse wumva none sumubana gutya agenda yingira gutya yigira gutya atenagira isi yarwaye mu nda none dore yirukanka gutya niba baratubwiye ubona Safia yambaye ikabutura n'isengeri yesu we ni wowe buriya ikabutura n'isengeri sindanabikinisha ibyo bintu no mu rugo nanjye nabubwiye ni se ko Safia iteye kuriya yabonye isengeri muko oya nanabibona binkwira nta nibirenze nanabibona binkwira abafite kwitinya nitinya se gute utambona kubera utuboko twawe oya njye sinjya nitinya nambaye amasengeri njyewe ntabwo njya nitinya reka rimwe nzaze byambaye uri feke we nzahora ngutukana n'ikintu umunsi yagufasha wavuze muri kumwe nzovu ntabwo turi kumwe ariko nigeze kubona ikiganiro cye yambaye amasengeri ari aho n'usengeri makeya umva fupa urabyumva nimba se ubasha kubona aya menshi ugira ngo bose bari ko ntabwo njya nyambara kubera ko reka nkubwire njyewe sinitinya ahubwo nuvuga ngo ndiyubaha kwiyubaha kwanjye rero nambara ibintu binyubashye reka twigire mu myaka yacu iyo uvuze kukubaha witonze iyo uvuze kukubaha uba ushatse kuvuga kwiyubaha none se wowe urisuzugura kuko utambara se agasengeri ugahisha buno buboko wagiye wambara isengeri ntiwitinye mfite utuboko tugufiya ntabwo tureshya n'utw'abandi njyewe ariko burya reka nkubwire njyewe mu muco nakuriye mu muco utambara ibintu bigufiya nakuriye mu muco wa sheria urayizi sheria yes sheria ntabwo ari sheria ni sharia naho ni sheria ariko na sharia nta kibazo byose ni kimwe okay reka nta kibazo twivugire niko Safi Minisiteri y'ibikorwa remezo bayita ngo iki mana njye noneho ndapfuye Minisiteri y'ibikorwa remezo fupi niba byita ngo iki minikofine yego minafete ngo muri kaminuza Minisiteri y'ibikorwa remezo bayita ngo iki kaminuza oye ni mini building yewe nababwiye sinigeze niga nimukajya mu bikorwa remezo byo ni iki mu cyongereza basi ibikorwa remezo nyine ni ibikorwa abantu bakora muri rusange ni amajyambere muri rusange ibikorwa remezo muri rusange hari amazu hari imihanda hari amavuriro hari amashuri muri rusange ibyo ni infrastructure noneho Minisiteri y'ibikorwa remezo ni iki minifra none se wiga kaminuza ko rero wirwa kaminuza ahubwo niga ariko kaminuza ni imyiga Minisiteri uzibona iyi Minisiteri y'ububanyi n'amahanga yitwa ngo iki yitwa ngo iki ariko Minisiteri baho hari Minisiteri y'ububanyi n'amahanga hari Minisiteri nta Minisiteri y'ububanyi n'amahanga mwagemera ko mbaza ibibazo koko nuko bimereye burya nuko nimereye ngewe wambaza ngo ese ngo hariya ngo ipirawu yahiye akunda kurya buriya ntubona uyu mubyibuho nariye se Safi reka nkwibarize buriya njye utumye nkubona ahubwo mbona gute akarere ka Ngororero gahereye mu yihe ntara mu ntara muri Gisenyi intara Gisenyi baho ntabwo ndinjije ariko wajya udefanda uruhande bwawe ntukajya umva ngo ndinjije none se ntibikunana ibintu bibiri byose
ni mu iburasirazuba. ako safi nakuzikoye cyarashaje reka manze nkubwire Ngewe jya umbabarira amajyepfo ntabwo ntahuzi imuhanga ntahuzi ndahazi. imuhanga ntahuzi Ndahazi. none se ubwo ivuye imuhanga ujya Karongi ntuca Ngororero Ngororero. Ngororero hakuntu unyura ku ruhande kuyicamo uyinyura ariko hakuyicamo ko ntarahagera sibwo nahabwira. ntabwo uragera Ngororero neza uyicamo umva hongeze fupi sureba ukuntu bavuze ngo dore imbogo ngafite abana babiri safi nawe mfite amakuru yawe yose y'ahantu wavukiye n'ukuntu waje ukatubeshya naho waturutseho urabyumva n'ubuzima bwawe bwose ngewe ntabwo ndi nka dore imbogo ibyo wavuga byose uvugishije ukuri imbere yawe Pasiteri Manase no kuri Olivier ngewe ibyo wavuga byose Safia wavuga ngo mvuga akantu Safia natangurira ntako nkugurira Safia natangurira akantu ngewe bivuge byose ntabyo mvuga ko wamusabiye avuge naho duhura ahantu henshi hatandukanye aho kandi Safi kuko mu by'ukuri reka tukubwize ubundi na geography cyangwa se kumenya igihugu urimo biba ari ingenzi Gemba mu Rwanda nk'uko yarakubwiye ugeze i Muhanga base urahazi i Muhanga mu mujyi ndahazi urafatira nzira Muhanga se ugiye ntabwo ndajyayo Musanze wari wahagera se buri umuntu uvuye Muhanga agiye Musanze adasubiye i Kigali inzira yawe bugufi guca Ngororero akikubitana hano haba brushete bahita ngo iki siko ntarahagera uziba hejuru oya ubwo narenze Ngororero njye mpita nikubita za oya mpita nca hano uvuga usura wabita ku rufungo aho rero ntabwo ugiye Musanze ugiye ku Kibuye aho ngaho ugiye ku Kibuye ese ubundi kangubaza uvuye i Kigali ugiye ku Kibuye ambakanye bari mu inshuro zingahe urabanza ugaca kuri Nyabarongo iyi ngiyi ya hano mu Ngororero ukikubita ku yindi urenze hano ubanza mu Ngororero ku rutare rwa uvuye i Kigali ubanza Nyabarongo uhura no mu Ngororero oya uvuye i Kigali ubanza guhura nayo n'iyi ngiyi ya hano Bishenyi hano ku Kamonyi iyi ngiyi Nyabarongo isa iyi ngiyi igabanyamo Kamonyi amajyepfo n'umujyi wa Kigali yewe mama muri murangurira ukahita wikubita Kamonyi reka tubanze Bishenyi tuve Bishenyi twikubite Kamonyi Rugobagoba Musambira Muhanga witonze Kivumu Muhanga urabyumva Muhanga tugiye ku Kibuye tugiye Kibuye ambo turete dukata karagahanda karaga gahinguka zanuza za Nyabisindu harakani haragaca nuko wahagenze haragaca nuza haragaca ibyo tubiveho turagenda aha twabyumvise wowe uri umuntu w'umutaramu nuko aragenda cyane wowe wagiye ugenda Icyongereza barabyita to travel baza muri Amerika umbaze muri Aziya umbaze naho utuye n'uhazi umbaze Canada ibintu byo kwibaza Safia none ubu ngubu kugira ngo twemere kutarinjije ujye kutubwira umudugudu ubamo akagari umurenge n'akarere kubera iki se hano ndi muri ntuze ndi nabyashobora mumbaze ikibazo nyungurabwenge Safi muraje mumbaze ibintu bikomeye hari ikibazo ngiye kubaza Safi Safia ngewe nagiye mu iduka urabyumva yego ndagenda nibamo ibihumbi nibamo igihumbi wibamo si ikibazo nta kibazo mu bwenge bwinshi cyane kugira ngo Safia bitamuca ngaho mbwira nyine iki kibazo nikibananira nzagisubiriza n'ahandi nibamo ibihumbi 2 yego maze kwibamo ibihumbi 2 ndagaruka naka ifu y'ubugari ya 500 naka n'amata ya 200 ngandagaruka muri rya duka yego naka urabyumva wagiye w'inoti ya 2 inoti ya 2 ndangije ndagaruka muri rya duka niba nguramo ifu y'ubugari ya 500 yego n'amata ya 400 n'amata ya 400 none ikibazo kirango kibazo uwo mucuruzi yahombye angahe subiramo ngiye icyo kintu sinyumvise neza subiramo numve waragiye mu iduka nagiye mu iduka wiba inoti ya 2 inoti ya 2 maze kwibamo inoti ya 2 urabyumva ndagaruka muri rya duka nguramo ifu y'ubugari ya 500 n'amata ya 400 wa mucuruzi yahombye angahe nange nsubiza yahombye ibihumbi 2,900 si ibihumbi 2,900 se yahombye yabanje amutwara ibihumbi 2 amaze kumutwara ibihumbi 2 aragenda nanone amwiba amata nako cyarapfuye iki nacyo nuko cyone kiraho nta ngwa mewe cyo kiri amata yaje kuyagura muri iryo duka rije mu 2,000
yaguze muri ibyo bibiri se ibyo bibiri yamwibye yaragiye aragaruka aza kumuhahira noneho aguramo ubugari bwa 500 n'amata ya 400 abiguze muri iryo duka ribimo ibihumbi. None iki wumva ikibazo neza ubundi mbere yo gusubiza ntugasubiza ibyo ubonye byose usubiza ikibazo. Yego usubiza ibyo nakubwiye byose wabyirengagiza ariko ukumva ikibazo akaba ari cyo usubiza. Nakubashije ntabwo ndi bugisubize nakubwiye ngo ndashaka kureba ngo ubujiji bwawe buhere. Nge ntago ndinshi. None se yahombye angahe? Yahombye angahe? Yahombye ubwo ni ukuvuga ngo ni igihumbi n'ijana. Ni yahombye. Njere nsubije uko mbyumva uraza kudufasha. Ayohombye ntiyamenywa. Ntabwo yapfa kumenya umubare. Nabanza nkamenya ngo yari yaranguye angahe bwa bugari. Yaburanguje angahe amata yaranguje yaranguye angahe. None nese ubwo bugari namugiye kumuguriraho. Ntabwo ni ikintu ku isi yarurema. Oya icyo kibazo kiranakomeye ariko. Ahubwo njyewe ndacyungutse. Ubejo bundi banyitege. Yamaze batuturutwu. Bagomba kuba cyangwa Ejo banyitege kino kibazo bakibaza abantu. Pupe akantu buriya ngiye kese ka kuko ngo ahombye angahe cyo wumva ngo ni bya bibiri. Je numva barahombye nk'igihumbi n'ijana urumva muri bya bibiri yaragiye aguramo. Aha. Noneho rero dukomeza dushimire bakunzi ba Olivia TV show mu biganiro byacu byiza tujye tubaha tubasabe gukora subscribe basharinga ibiganiro cyane comment ariko ziratwuba tumenya ngo twakosora iki twashyira imbaraga he kandi comment ngembo nabamvugaho ngo ndi kimama kije kandi n'ubusanzwe ngo nta n'ikibazo nigirira n'ubusanzwe se usibye fupu nsaza no ibyo bintu narabikubye safi fuparansaza cyane nkubwire fuparansaza manasi bira bintu byica mu mutwe ngewe fuparansaza ku rwego ntarabona ninginza abantu bo bambona nukuri ba witonze ngira ikintu mbwira abantu nukuri mwe kugerageza kumbwira ibyiza gusa mbwira uko ibintu bibona wimbwira ngo ndi kimama cyiza ngo nabaye neza kandi nuca ku ruhande uvuga ati shakira kintu shagite oya nge nkundare nago nge nkunda umuntu uvuga nabi nge rero umvuga nabi abakuvuga nabi se ariko kuri Imana namenye nawe ndakwifuriza mwabwa ngo mama arabyibushye urumva ngewe ntago bamvuze nabi niko meze niko ngana rata nge wimvuga nabi cyangwa umvuge neza uyu nguyu ngo akunda ngo bamubwire ngo uri kabi uri ibintu bimeze si rata byiza safi reka nkubaze wagusubiza mu myaka 18 yebaba we Imana ishobora wakora iki n'icyumva wakora yahita ntago nakwemera wasubiza mu myaka 18 yego yahita atangira udusore nkanjye fupi ngo ko fupi nkabite nanubona nakwiteza wagusubiza mu myaka 18 ntabwo uransubiza ariko safi ya wankatira cyangwa wanyemera wasubiza mu myaka 18 yebaba we nabigenza nese nyine ndekubajije mbwira waratripi nabandi icyuki bya hatari niki wakora muri icyo gihe myaka 18 nayibyaza umusaruro ubwoko ki nyine umusaruro bwinshi kwiga nkarangiza nkashaka business iri hejuru nkayikora ubu business ushatse yakunanira oya buretse nyine wavuze ngo uvuze mu myaka 10 imyaka ni myinshi yivuga business resa mu myaka 18 none se ndangije kwiga sinaba afite akazi keza nko mu biro ndafite 18 bose bariga none ni wakwiga tugira imyaka ariko shamana se ntukagire naho manange umva Safia umva reka manze nkubwire ubu ngubu ibyo uri kwivugisha ngo wakusubiza mu myaka 18 hano hanze hari abahungu 18 batiga ngewe ntabwo mbishaka gusubira inyuma ngewe ntabwo mbishaka gusubira inyuma upuze kinaje kuvuga se ngo abone usubiye mu myaka 18 bahita bagutera induka byarira mu rugo yumva rwose ntabwo wahura na ba Noheli bataguteye inda n'izo kandi fupi ukuntu nabuze uko maguruka ngo ngundi mwicare Noheli Noheli bahuye ufite 18 cyo baza gukora no kubutera umuhiri se ninde ni Noheli nyine Noheli uri Noheli wisuma imicanga
Noheli ese ubushatse kuvuga ko yaterwa inda n'abantu basunika imicanga reka hatera inda umucanga asuzuguye igorate urumva ukuntu asuzuguye wowe urafata umuntu w'umusirimu nk'uyu nguyu iyindi umuntu yatera akoresheje nabo ni abagabo none se abasunika imicanga ntabwo batunze ingo ntabwo batunze ingo mvuko n'abasore mwari bigisha ubuse ko wirirwa ku iposita ntabwo reka rero iki kiganiro cyacu witonze nanzure Safi ari ijambo rimwe mba nkubwiye ariko oya nukuri murasana na Manase ndabivuga bivuge vupe reka ngiye musaba uzabivuga ahubwo ahubwo buri munsi rero ambikamo ubwo bivuge ugise n'ubwo ko nta kibazo azabivuge yavuze ukuntu arwaye mu nda reka rero dushimire abaradukurikiye kuri Olivia TV show tubabwire ngo ibyacu nakagaruka n'uyu munsi n'ejo bundi ibyacu bizahora nakagaruka turabashimira turabakunda sawa